Muraho neza abakunzi bacu kandi bakunze amateka y'abapapa. Mu gice giheruka twaganiriye kuri Papa Anacletus, Papa wa gatatu wa Kiliziya Gatolika wasimbuye Papa Linus maze akomeza kuyobora abakristo mu bihe bikomeye by'ubwami bw'Abaroma. Ariko nyuma y'urupfu rwa Anacletus, Kiliziya yari ikomeje gukura. Amatorero yari amaze kugera mu mijyi myinshi y'ubwami bw'Abaroma. Abantu benshi bari bakomeje kwemera Kristo, ariko uko Kiliziya yagendaga ikura niko ibibazo byagendaga byiyongera. Hari amakimbirane, hari kutumvikana, hari ikibazo cy'ubuyobozi. Kiliziya yari ikeneye umuntu ushobora kuyihuza no kuyigumisha ku murongo w'intumwa. Uwo muntu yari Clement, Papa Clement wa mbere, Papa wa kane wa Kiliziya Gatolika. Ariko se Clement yari muntu ki? Yaturukaga he? Kuki yabaye umwe mu bapapa ba mbere bazwi cyane mu mateka? Uyu munsi tugiye kubimenya. Mbere yo gukomeza, niba ukunda aya mateka, kanda like, subscribe kandi ukande ku nzogera kugira ngo utazacikanwa n'ibice bikurikira. Dusubire mu kinyejana cya mbere nyuma ya Kristo. Abahanga benshi bemeza ko Clement ashobora kuba yaravutse hagati y'umwaka wa 35 na 50 nyuma ya Kristo. Ntabwo umwaka nyawo uzwi, ntabwo amazina ya se na nyina azwi neza, nta nyandiko zihagije zabitse ayo makuru. Icyakora benshi bemera ko yavukiye i Roma, umurwa mukuru w'ubwami bw'Abaroma. Muri icyo gihe Roma yari umujyi munini kurusha indi yose yari izwi ku isi. Yari ikigo cy'ubucuruzi, politike n'igisirikare. Ubwami bw'Abaroma bwategekaga ibice byinshi by'Uburayi, Aziya na Afurika y'Amajyaruguru. Muri uwo mujyi niho Clement yakuriye. Hari imigenzo ya Kiliziya ivuga ko Clement yaba yarahuye n'intumwa za Yezu cyangwa se yarigishijwe n'abari barazibonye. Nubwo tutabifitiye gihamya yuzuye, ibyo byatuma yumva neza inyigisho z'intumwa kandi akazikurikiza. Mu gihe Clement yari amaze gukura, abakristo bari mu bihe bikomeye. Abenshi bahuriraga mu mazu rwihishwa. Kwemera Yezu byashoboraga gutuma umuntu afungwa cyangwa akicwa. Ariko nubwo batotezwaga, umubare wa Kristo wakomezaga kwiyongera. Mu mwaka wa 88 nyuma ya Kristo, nyuma y'urupfu rwa Papa Anacletus, Clement yatoreye kuba Papa wa kane wa Kiliziya Gatolika. Yabaye Papa wa kane nyuma ya Petero, Linus na Anacletus. Icyo gihe ubwami bw'Abaroma bwari buyobowe n'umwami Domitiyani. Domitiyani yari umwe mu bategetsi batakundaga abakristo. Mu bice byinshi by'ubwami abakristo bakomeje gutotezwa. Ariko ikibazo gikomeye Clement yari agiye guhura nacyo nticyari itotezwa gusa. Hari ikibazo cyari kivutse kure ya Roma, mu mujyi wa Korinto. Korinto yari umwe mu mijyi ikomeye cyane muri icyo gihe. Hari itorero rikomeye ryari ryarashinzwe n'intumwa Pawulo. Ariko nyuma y'imyaka runaka, muri iryo torero havutse amakimbirane. Abakristo bamwe batangiye kutumvikana n'abayobozi babo. Habaye impaka n'ivangura, hari ubwumvikane buke. Iyo nkuru igeze i Roma aho Clement yari ayoboye Kiliziya. Aho kugira ngo aceceke, Clement yafashe icyemezo gikomeye. Yandikiye abakristo muri Korinto ibaruwa ndende. Iyo baruwa niyo yaje kumenyekana nk'ibaruwa ya mbere ya Clement. Ni imwe mu nyandiko za kera cyane zanditswe nyuma y'igihe cy'intumwa za Yezu. Muri iyo baruwa, Clement yasabye abakristo kureka amakimbirane, yabasabye kubahana, yabasabye gukomeza ubumwe. Yabibukije ko Kiliziya idashobora gukomera mu gihe abayigize batumvikana. Iyi baruwa yabaye ingenzi cyane mu mateka y'ubukristo, kuko ni imwe mu nyandiko za mbere zigaragaza uburyo Kiliziya y'i Roma yari itangiye kugira uruhare mu gufasha andi matorero gukemura ibibazo. Kugeza uyu munsi abahanga mu mateka
bakomeza kuyiga kugira ngo basobanukirwe uko kiliziya ya mbere yabagaho. Ariko ibyo si byo gusa byaranze Clement. Yakomeje umurage wa Petero, yakomeje guhuza abakristo, yakomeje kurinda inyigisho za Yezu, yakomeje gutanga icyizere mu gihe abantu benshi bari bafite ubwoba. Hari inkuru za kera zivuga ko Clement yapfuye azira ukwizera kwe. Imigenzo imwe ivuga ko yiciwe kure ya Roma nyuma yo koherezwa mu buhungiro, ariko abahanga mu mateka ntibahuza bose kuri iyo nkuru. Icyo twizeye neza ni uko yapfuye ahagana mu mwaka 99 nyuma ya Kristo. Bivuze ko yayoboye kiliziya imyaka igera kuri 11. Mu gihe yapfaga, kiliziya yari ikomeje gukura. Nubwo yatotezwaga, ubutumwa bwa Yezu bwari bukomeje kugera hirya no hino. Papa Clement wa mbere yasize umurage ukomeye, yasize inyandiko, yasize urugero rw'ubuyobozi, yasize isomo ry'uko ubumwe ari ingenzi muri kiliziya. Nyuma y'urupfu rwa Clement, ubuyobozi bwa kiliziya bwarakomeje. Yasimbuwe na Papa Evaristus, Papa wa gatanu wa Kiliziya Gatolika. Evaristus yari agiye kwakira inshingano zikomeye zo gukomeza kuyobora abakristu mu gihe ubwami bw'Abaroma bwari bugikomeza ibitotezo. Ariko ibyo nibyo tuzareba mu gice gikurikira. Ese Papa Evaristus yari muntu ki? Yayoboye ate kiliziya nyuma ya Clement? Ibyo byose tuzabireba hamwe mu gice gitaha. Murakoze cyane kuba mwakurikiye amateka y'abapapa. Niba mwakunze iki gice, mukande like, subscribe kandi mugisangiza abandi. Murabeho kandi Imana ibahe umugisha.